ndagusuje cyane ruhango Bwiramana umusore na nyina amaboko ya polisi bakekwaho kwica se wabo ibazi nawe. Abaturage b'umurenge wa Bwiramana mu karere ka Ruhango bakomeje kuba mu rujijo ndetse n'agahinda nyuma y'inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umusaza w'imyaka 70 uwitwa Birasamasha Donat bikekwa yuko yishwe n'umugore wafatanyije n'umuhungu wabo w'imyaka 26. Wabyumvisha ariko ibyabereye mu mudugudu wa Kivamo mu kagari ka Murama bakuri tariki 19 Mutarama 2026 aho polisi y'u Rwanda atangaje ko yahise itabara ita muri yombi abantu bombi bakekwaho kugira uruhare muri ubu bwicanyi bukomeye bwabereye mu muryango. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano agaragaza yuko uyu mugore imyaka 60 yaba yarasabye umuhungu we kumufasha kwica se bari bafitanye amakimbirane yari amaze igihe bikekwa ko rwose ashingiye ku mitungo yo mu miryango. Abageze iki cyaha cyabere bavuga yuko basanze umurambo nyakwigendera wuzuye amaraso bigaragaza ko rwose yishwe urw'agashinyaguro. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo yitwa CIP Hassan Kamanzi yemeje amakuru avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko uyu muryango rusanzwe urangwa n'amakimbirane akomeye cyane cyane ajyanye no kutumvikana ku mitungo. Yagize ati nibyo koko birakekwa yuko uyu musaza imyaka 70 yaba yishwe n'umugore afatanyije n'umuhungu wabo. Aba bombi bakaba bahise batabwa muri yombi bakaba bafungiye kuri station ya polisi ya Kabagari mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane uko icyaha cyakozwe n'impamvu nyirizina. CIP Hassan Kamanzi kandi yifashishije uyu mwanya akabasaba abaturage kwirinda amakimbirane yo miryango bashyira imbere umuco w'ibiganiro ubwumvikane ndetse no gushaka ubufasha hakiri kare by'umwihariko bifashishije inshuti ndetse n'imiryango abunzi n'inzego z'ibanze aho ibintu rwose bikomeye. Umurambo nyakwigendera Birasamasha Donati ukaba wajyanwe mu bitaro bya Gitwe kugira ngo ukorere usuzuma n'umuganga mu rwego rwo gufasha iperereza no kumenya neza icyateye urupfu rwe. Itegeko ry'u Rwanda rigaragaza ko kwica undi ku bushake ari icyaha gikomeye cyane kandi rwose iyo umuntu abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Bikaba ari isomo rikomeye ku bantu bakibwira ko rwose amakimbirane ashobora gukemura urugomo. Iyi nkuru kandi yongeye kwibutsa buri wese ko amakimbirane yo mu miryango cyane cyane ashingiye ku mitungo ashobora guteza ingaruka zikomeye zirimo no kwambura ubuzima by'umwihariko rwose abo dukwiye kurinda bityo bikaba ngombwa ko yakemura hakiri kare binyuze mu nzira z'amahoro ndetse n'amategeko. Ngaye nguko rero ibi bintu mbabwiye bikaba byabereye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo yitwa Bwiramana. Uyu mugore ndetse n'uyu muhungu bakaba bakomeje gukurikiranwa kugira ngo rwose baryozwe ibyo bakoze. Nyira subscribe n'imbaraga mugize kuri isheni yanacyari Obi Nangini Obi Time News mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango muri Bwiramana. Obi Time News.